Njyewe rero barandenganya urumva, njyewe nahuye n'umusore muri resitora ansaba ko turyamana akanyihera amafaranga, urumva nari mfite ubukene ku buryo mana yanjye niyeza kumbwira ngo arampe ibihumbi 20 cyangwa 15, njyewe nari bumuhite, nari nabuze amafaranga y'inzu. Umva ubusanzwe ubundi njyewe sinigurisha pe, rwose abantu tuziranye barabizi sinigurisha, ariko nari maze icyumweru ntarishyura inzu ndi kuburaho ibihumbi 20, urumva. Kandi randirodi wacu ni umuntu utajya abasha kwihangana, ku buryo n'icyo cyumweru kugira ngo nkimare nakuyeho telefone, ubundi mu gitondo nkazinduka ngenda mbere y'uko abyuka. Ni ukuri kw'Imana wumve ngo nari nayabuze neza burundu. Nuko ku kazi aho nkorera nibwo nagiye kubona mbona haje umusore nyine ubona usa neza, uri smart, wambaye agashati keza, afite n'igikapu kirimo mashini. Araza ari mu masaha ya saa sita aje kurya nyine kuri resitora aho nkorera. Ndamwakira, ninjye umuseriveri uwo munsi wari uhari njyenyine. Ku wa mbere benshi baba babahaye off, njye nkayigera ku wa kabiri. Ndamwakira, noneho muha karibu, mutwaza mashini, aricara. Amaze kwicara ansaba ko mwarurira. Ubundi ku kazi kacu nyine ni self service, umuntu ariyarurira ibyo ashaka ibyo amara, kuko urumva ibura ya 5 uko biri nyine ntago wajya kwarurira umuntu. Ariko naramubwiye ngo ni karibu, arangije arambwira ngo uko mbona se uri umukobwa mwiza cyane wananyaruriye ko byaba biryoshye kurusha uko njyewe nakiyarurira. Urabizi ku kazi nka kariya si umuntu ukora serivisi, gutanga care nicyo kintu cya mbere baba baradutoje. Umva nagiye n'umutima mwiza rwose, ndagenda ndamwarurira. Ndayambwiye ngo byose mushyirireho nta na kimwe narutse, ndamwarurira. Ndangije ndamuzanira n'akaji, biragendana nyine mushyirira ku meza. Umugabo ararya, ari nako agenda anganiriza buke buke, ambaza akazina kanjye ndakamubwira, mubwira uko nitwa, ambaza aho ntuye ndamubwira. Nuko hashize umwanya nibwambye uti se wowe uri kunywa gake, urumva. Naramubwiye nti njye ndanywa agafanta ntarebe. Arambwira uti se umukobwa mwiza nkawe kuko uranywa fanta, nta kindi kintu kiri hano cyiza anywa kitari fanta? Ku kazi rero ntabwo wabyemewe kunywa inzoga uri mu kazi. Naramubwiye nti ndemera agafanta konyine nta kibazo. Arambwira uti ngagenda ugafata. Ndagafata, ndansaba ko dusangira, ndaza nkatereka kuri table ye, turicara turasangira. Ariko ari nako nkomeza gukora akazi nakira n'abandi bantu. Umugabo turasangira, nako umusore kuko nabonaga akiri umusore ukiri muto. Turasangira, yari umusore uganira, ufite story nyinshi, mana yanjye nyinshi cyane, ku buryo ni umuntu twasangiye tuganira yagenze agenda tugifite ibintu byinshi byo kuganira. Twaraganiriye rero, noneho hashize umwanya amaze kurya nibwo yanyishyuye. Urumva fanta njye nafashe 1,000, nawe yafashe kuri 5, byari 6. Umugabo yakoze mu mufuka ampereza inoti y'ibihumbi 10. Arangije arambwira uti bibwirirwa ungarurira nta kibazo. Arangije arambwira uti ahubwo wambaye ukampa nimero yawe nkakuvugisha mu kanya nkakubwira akantu dupanga ko nagukunze cyane. Urumva umusore nk'uwo ukuguriye guhaye tipu ya 4 ntabwo wamwima nimero. Narazimuhaye, maze kuzimuha aragenda. Hashize nk'iminota 30 nibwo yampamagaye, arambwira uti se ufite akanya tuganire? Ndamubwira nti nta kibazo, reka tuganire. Arambwira ati nakubonye uburyo wari wambaye, amaguru yawe mu ntege hawe, kure nambaye nyine akajipo kagufiya. Arambwira ati nakurebye neza ndashyurwa, uti buriya sinyorose mpaguruka hariya, iyo nkomeza kukureba naribona irangirizo turi hariya. Uti uteye neza, uri mwiza cyane, ese ko nshaka kukurongoraho bisaba iki, bisaba ngahe? Uburyo yabimbwiye nahise numva bimbwiye nk'umuntu usanzwe ugura indaya. Noneho nanjye nari nkeneye amafaranga, byarangoye kumusubiza nyine, mbanza kubitekerezaho, kumwuvuga uti kambanze ntekereze mbere y'uko mvuga. Ese mubwire ngo ntaya, ese
ese mubwize ukuri ko ntigurisha ariko nkeneye amafaranga mubwira ngo iki, birangora tu. Ariko ndangije ndamubwira nti se ukora uduturu tungahe, nuko namubajije. Arangije arambwira ati ubundi ni kamwe, ariko umukobwa mwiza nkawe nabonye ufite ikibuno cyoroshye nk'icyo ngicyo, amaguru meza, ntabwo kamwe rwose byashoboka, nibura tubiri. Urumva, ndamubwira nti rero wowe mbwira amafaranga umpa ngenda yemera, ninumva ari amafaranga afatika. Umusore yarambwiye ati njye agaturo ndaguha 25, ubwo tubiri ndaguha inoti ya 50. Nari nkeneye ibihumbi 20 ku buryo utabasha kubyumva, kandi nari nayagujije ku kazi mbwira bose ntese wanije 20 ukazayangata mu mushahara. Arambwira yewe umura tuzabivuganije ubundi nahugutse, aranyihorera. Umve ngo naramubwiye nti nta kibazo, nta kindi kintu nigeze ndenzaho, kuko byo ni yambwiye ati ndaguha 20 njye nari bugende, niyambwiye 10 mva nari bugende. Arambwira surangiza akazi ryari, ndamubwira nti rero njyewe shift yanjye irangira nijoro saa 12, aba nijoro bagahita baza bagakomerezaho. Arambwira uti noneho saa 1 uze kunsanga ku kabari kitwa gutya na gutya, gafite n'amarogi n'imbere kandi ni ahantu heza hiyubashye, amarogi yabo agira ibanga, ni ahantu heza. Urumva ngo nuko ndamubwira nti nta kibazo. Nakoze akazi ndakomeza, saa 12 zigeze abansimbura baraza, nimugoroba hari abakiriya benshi, abansimbura nimugoroba bari babiri. Bamaze kuhagera wa mugabo yahise ampamagara neza gutya saa 12 mu kadomo, arambaza ati se shift yawe yarangiye, ndamubwira ntiyarangiye. Arambwira ati noneho ugiye guhita bakuruka nonaha, ndamubwira ntiyego kuko nakoze ibishoboka byose, ndavuga nti iyi gahunda ntabwo igomba gupfa uko byagenda kose. Ndagenda ubwo bamaze kunsimbura, ndagenda nditunganya, ndabanza ninyuza ku matuwarete, ndabanza ndakaraba nyine hari hasi, ndabaza nditawaza nyine neza, nititunganya umurugiye nyine kubikora. Birangiye nikubita agafondote gakeya, ubundi mpita mfata akamoto kanjyana kuri ka kabari yari yambwiye. Arambwira ati noneho nugera ku kabari ntiwirirwe winjira mu kabari hepfo, ubwo hepfo hari akabari, ruguru hari amarogi. Uhita ubwira umuntu uraba uri kuri reception y'amarogi, umubwira uti njyana mu cyumba muri nimero 2. Mpageze nk'uko yabimbwiye, mpasanga umukobwa, ndamubwira nti njyana muri nimero 2, arantwara mu marogi meza wa muntu we umva neza. Arangije arantwara anyuza kuri icyo cyumba, ahantu heza byatari ninjira. Noneho ngezemo nyine umugabo nsanga yambaye iwana leta yari yanyiteguye, ariko yari yambaye nyine blusa yonyine. Aransuhuza arambwira ati noneho jya wabuhorera. Urumva turahoberana kuko turahoberana, tumaze kuhoberana arambwira ngo ariko ngarumva ashaka kureba nk'igisope abantu twari tugiye kujya, nyine hari abantu bari bagiye kuza kuririmba. Arambwira ati tugiye kuririmbana agaturo kamwe, noneho tugiye kureba igisope tunasangira n'akabyeri. Arambwira ati ese unywa akabyeri, ndamubwira nti ndakanywa ariko ntabwo ari cyane. Arambwira ati noneho reka murongora agaturo kamwe, ubundi tujye kunywa akabyeri, ntushake turye n'ako gakoko, nitumara kurya tugaruke murongore turiya kabiri, ubundi twitahire. Ndavuga ntaho ngaho kabisa, aho ntaribi. Ubwo cyari gikurikiyeho kwari ukurongorana vuba, kuko yashakaga kujya kureba igisope. Nuko umugabo ahita atangira kunyambura imyenda, nikuramo. Amaze kunyambura imyenda ndamubwira ariko ndumva nabanza nkakaraba umubiri, kuko urumva nayo niriwe mu kazi, urumva umuntu aba yazanye icyokere kubera no kwirukanka. Arambwira ati reka reka wikirirwa ukaraba, ntabwo nategereza igihe uravira gukaraba, mfite umururumba ameze nabi kuva nakubona neza isaha. Nuko nguko ibintu bimeze. Yari ihagaze gutya. Umugabo umusore nako arangije anyambura imyenda, amaze kunyambura imyenda nanjye ndamufasha mukuramo iyo boxa, duhita tujya ku gitanda. Nta na fanta ndanywa, nta n'amazi ndanywa, duhita tujya ku gitanda. Ndamubaza nti ufite ubwirinzi? Arambwira ati humura ndazifite nazitwaje, yari afite peredanse.
umusore nibwo yanyambuye n'isutiye, amaze kunyambura isutiye atangira noneho kuntegura nkarisa nyine ariko amaguru ku mukondo. Umusore yaragiye arantegura pe neza, ndagenda ndashyuha nyine, yanyutse amabere, umva anyonga amabere arimo arajyana nkora nyine ku bintu, aranegura nyine tu nawe urabyumva. Ntibyatinze umugabo nabonye bimaze kuba tayari. Hari uburyo ureba umuntu ukabona ko yamaze kuba tayari, ndibwiriza mfata akagapetanse ndagaca ndakamwambika. Uwo mwanya amaze kukamwambika mpita njya hejuru, kuko numvaga nanjye n'ubundi mbishaka. Kubera iki? Nari namwishimiye, nabonaga ari umusore w'umusirimu, mbona afite n'udufaranga, urumva byari bindimo rwose. Umusore maze kumukuramo amafaranga, umusore maze kumwambika iyo petanse mpita njya hejuru ye. Maze kumujya hejuru nibwo natangiye noneho kuyimanukiramo neza munyongera nyine, urumva kuko yari nabonye ko afite kashi, nagombaga kumushimisha kugira nanjye yampe nta mutima mubi. Umusore naramuhaye arumirwa, umva dukora ibyo dukora byari byiza byatari. Urumva noneho nanjye ntundi mbiruka ryarese ko nta sheri ngira ngo wenda ngo igihe iki n'iki ngo turahura, twarabikoze. Abantu umusore ambiza icyuya, ndavuga nticyakoze, hari abasore hano hanze bashoboye. Ibyo birangiye twagiye muri dushe twese turakaraba, turangije turambara, ibindi byose tubisigamo aho, amasakoshi nawe mashini yayisigamo, duhita tujya hehe ahari kubera igisope. Bwari bwije, noneho muri icyo gisope kwa amatara yose basa nk'abayajimije mu bakiriya, hanze ay'imbere mu bari kuririmba gusa. Hari ahantu heza nyine hari muri ako kabaririmba. Umusore ngiye kumva amatubije y'inkoko yabahuriye, arambwira ati sura yirisha iki? Ndavuga nti yonyine, n'ubundi inkoko imwe ni nini ku bantu babiri. Arambwira uti nta kibazo, urimo umwana mwiza ntabwo ugorana. Ubwo gusa turi aho ngaho nahise nanjye kumuha akabyeri. Umusore turasangira, urumva turasangira, tureba igisope abantu bari kuririmba. Umusore nibwo akomeza kunganiriza, twe twabaye inshuti. Hashize umwanya inkoko barayizanye turarya. Ibyo birangiye tumaze guhaga, tumaze nk'amasaha nk'atatu aho ngaho, umusore arambwira ati rero burije, reka tugende murongore turi ya kabiri, nkore kutahe njye nigende bwirarire hano kuko ndumva naniwe. Ndavuga nti nta kibazo. Arambwira ati kwanza reka mbanze ngoye n'amafaranga yawe kugira ngo wumve unatuje. Umusore ahita amereza bya bihumbi 50. Urumva turangije dusubira hehe muri rogi. Dusubira muri rogi, umva tugeze muri rogi noneho urumva twari duhaze tumeze neza, twarongoranye ituro nziza cyane. Urumva nyine twasubiyeyo, tumaze kugerayo arongera nyambura imyenda, nanjye ndamukuramo. Umusore noneho ibintu yankoreye, yatangiye noneho kunsiza nyine mu bintu nyine, mwana umusore w'umwana mwiza byatari. Umusore ntibyatinze twarongeye twigira mu byacu, yaba njye byari bindimo nawe byari bimurimo. Noneho umuntu yari avuye no gusukamo agacupa, urumva twari turi tayari, dutangira kwikorera ibintu byacu. Ubwo njye nawe nishimye mvuga ni amafaranga y'inzu nayabonye mu gitondo ndishyura, numvaga nyine nishimye cyane ko naburaga vene gusa. Umusore twararongoranye, mu gihe turi kurongorana gutya, icyo gihe ndumva yari ari hejuru yanjye, twagiye kumva twumva ufunguye icyumba. Tubanza kugira ngo ntabwo ari icyo tureba kuko twari twafunze, tugira imikindi ahari birebana, turakomeza twikorera ibintu. Twagiye kumva twumva tumenyeho amazi akonje avuye muri firigo, akonje. Uwo mwanya turi kubona tubona muri rogi, urumva twari twajimije itara, twacanye iryaka buke, bahita batse itara ryaka cyane. Barikanze, umusore nawe arikanze, ndavuga ni ibiki, bahita bashyiraho itara ribona, twambaye ubusa buri gutya. Umusore nawe gutya twese, haba hinjiye umukobwa, hinjiye umumama, hinjiye n'undi musore inyuma, ari batatu. Bakinjira
uwo musore twari turi kumwe ahita ahaguruka ahita akenyera isume vuba vuba, ahita atangira gusaba imbabazi umukobwa wari imbere witwa Berize. Aramubwira ati Berize ndakwinginze umbabarira. Njyewe rumva njye sinari nzi ibijya mbere. Berize yararize arangije aravuga ati nta soni, uti waje hano utazi yuko nkora hano, ariko ngiye nkora hano, nakubonye winjira, nakubonye uza hano, ndetse nanakumvisha urimo urarongora umukobwa, ukifata ukanca inyuma habura ibyumweru 2 ngo dukore mariage, ukaza hano nk'ahangaha muri public, basi ubikora wihishe. Ndatungurwa, ntawe musore yari afite mariage. Habaye iki? Umumama wari uri mwaho yaravuze ati mukobwa wambara wigendere. Uwo mumama wari uri mwaho ninde? Ni mama w'uwo mukobwa. Mama w'umukobwa arangije atangira gutoka uwo muhungu, arababwira ati kandi njye nari nabibonye, uti njye nari nabibwiye umwana wanjye ko mbona uri imbwa, umwana wanjye atereka arekura umuntu w'umugabo wo kwizerwa, none reba buri byumweru 2 gusa ugiye kumuca inyuma, none ukumva ntabwo uwo mukobwa wanjye mukabana. Baraserera uwo mwanya. Uwo mumama ahita ahamagara umupasiteri wari gusezeranya uwo Berize n'uwo musore, aramubwira ati mwipangire izindi gahunda, ubukwe bwapfuye. Ahamagara abantu bose bari muri serivisi kandi bose bari barishyuwe, arababwira ati ubukwe burapfuye, nonaha byose mwifatire izindi gahunda. Umusore arabinginze abasaba imbabazi, abasaba imbabazi banga kumubabarira. Njye nakoze iki? Narisohokeye. Ngeze hanze ariko wa mukobwa azanyiruka inyuma ari kurira, arambwira ati ndakwinginze mbabarira umbwize ukuri, byagenze bite kugira ngo uzane uyu musore hano? Njye nahise mbona ko ibintu byabo biri seriye, ndavuga nti rero njye uyu musore twahuye muri resitora, ngiye nkora muri resitora. Arambwira ati resitora yitwa gutya? Ndavuga nti yego. Arambwira ati iyo resitora yari yarayimbwiyeho yuko ajya kuyiriramo nimugoroba. Ndavuga ni simbizi, ngiye nkora mama, ni bwa mbere namubonye, nari nikenereye amafaranga, azambwira ko arampa amafaranga tukagira gutya na gutya. Urumva mbese mubwiza ukuri, mu bintu byajemo n'ababyeyi, byajemo n'ubukwe, nta mpamvu yo kubeshya. Umukobwa mubwiza ukuri, arambwira ati nta kundi, icyo koze unyiciye ubukwe pe. Navuga se ngiye nkwiciye ubukwe ne koko? Njye nari mbizi. Nuko birarangira, umusore bamukatira gutyo, mana birarangira nyine ubukwe bwo barawusesa, ariko mu by'ukuri njye ntararenganaga pe, njye ntararenganaga. Umusore akajya asobanurira umukobwa akamubwira ati nyamara njyewe nari ndimo ndasezera ubusiribateri, mvuga nubwo ngiye guhitamo umugore umwe tugiye kubana, ibintu byose ngomba kubisiga inyuma, kwari ugusezera nta kindi. Ariko banga kumwumva, birangira gutyo nyine tubona umusore amereye nabi wa muntu we, arimo arantereta, arimo aransaba yuko dukundana, ari kumbwira ngo ni njye muntu watumye nyine ubukwe bwe buhagarara, none arimo arantereta akambwira ati wa mukobwa we njye naragukunze, mbona ari na mwiza cyane no kurusha uriya mukobwa turi tugiye kubana, kandi ubukwe nabutanzemo amafaranga menshi cyane bishoboka, none wambabariye? Urumva nyine umva hashize icyumweru, wambabariye aho kugira ngo mpombe aya mamiliyoni yanjye natanze, ko n'ubundi nakwikundiye, nabonye uri umukobwa mwiza, wambabariye ukareka nkahita mpinduza ririya zina ry'uriya mukobwa nkashyiramo izina ryawe, basi ukankuraho n'umugayo ko ari wowe twari turi kumwe, nkakwirongorera ukambera umugore. Umusore yarimbwiye arimo ararira, arambwira ati n'ubundi uri umukobwa mwiza, n'ubundi uraryoshye, narabibonye, uzi kubaha, uzi gufata neza umugabo, kandi wambwiye yuko nanjye wanyishimiye, wambariye ukankuraho uyu mugayo ko Fabiye yanjye itaramenya ibyabaye, basi akaba ari wowe twibanira ukambera madamu, kandi rwose nkubwiye ni ukuri njye narakwikundiye, nkwiyumvamo ku buryo kumbera umugore numva byaba ari ibintu bishimishije. Nk'abantu mwe, umusore yambwiye ngo harabura icyumweru kimwe ubwo naba atabonye umuntu basezerana, birahita birangira nyine ayo mamiliyoni yose yatanze ayahombe. Umusore yarubatse, afite inzu nziza cyane narayibonye. Ndagira ngo mugire inama pe, ndumva nabyemera kuko n'ubundi uburyo mbayeho ni mu rugo gusa, mbayeho nabi, ariko nanone nkavuga si uyu mugabo waciye inyuma umukobwa benda kubana ubu namwizera? Nanabimubwiye nawe arambwira uti se urabindenganyiriza, umukobwa kuva twakundana nigeze yemera ko turyamana? Urumva koko nari kubura
gusezera irari ryari kubura ku mukobwa mwiza nkawe igihe umuntu mukundanye yanze kugufata neza. Tuzi ko kubeshya nabuze amahitamo, ndi kureba umusore nkabona ibintu ari kuvuga biri seriye, nkabona afite umutima, nkabona afite urukundo, nkumva nabyemera. Ikindi mu buriri twararyamanye, numvishe ukuntu abikora mana, nyiremve ngo ntacyo munengaho, ariko mfite ubwoba bwo kumwizera. Nkavuga se namwizera akazambabaza akaza agiye guca inyuma, nyine mfite ubwoba pe. Ariko nanone nkumva nyamara nanjye natangiye kumwiyumvamo, ndabengenze mungire